na chenye uongozi wa chama tutubana hatutaenda kafasi. Na asiranze inaweza ona, nimewambia kama President Kabila iko guru. Sasa anaweza toka kwenye iko atakuya goma na anayo tutarudia nyuma. Mwafderi kulifanyika makosa nyuma ya pale kwa RCD nako kukafanyia makosa arikichona ababwira kuona tunaikala hapa tujishobora kwinyagambura tugenda ni vitu benye RCD tumikaka kazi ya mzuri sana ni jubili rudia nyuma bikaribika lakini RCD tumikaka kuona akoti kashoboye kwihembera kagahembera kakavukamo CNDP kakavukamo M23 nuko nako RCD yari yarubitse. RCD tugomba kwishimira nubwo bwose bageze nyuma abayobozi bakaferinga ariko hari ibyo bubatse byiza byo tukigendera muri munsi kuona sisi tukijenganga tunaanza SNDP kakuwa M23 kakuwa ile yote ni matunda ya RCD. Leo chenye ninaweza kuambia hatutarudi nyuma y'ibyaha y'amakosa baye abantu basubira nyuma kugira bayakosore. Uyu munsi akaga twahuye nako chenye ninaweza kuambia hii vita jo ya mwisho. Ni vita ya mwisho, hatuna vita nyingine. Ni vita ya mwisho yenye tunagombana ya mwisho jo amani ipatikane abana bacu abosukuru bacu abazatukomokaho bose bazagira amahoro. Naba example nziza twe twahunze tugahungira mu Uganda kuko bitu benye turishifunzia Uganda bya musuri sana. Uganda hata ukwe president hata ukwe general hata ukwe nani sasa inakuwa le 27 Desembre abantu bose baje mu cyaro banenda mu interieur kwabo hata mtu mkubwa benye wanasikaka Kampala ni basaliwa Kampala lakini kama kuna kuwa fete kama kuna kuwa Pasika kama kuna kuwa Christmas kama kuna kuwa bonane watu wanaendaka mu interieur kwabo ku village natali usanga umuntu yarateye urutoki yarahinze inanasi yarahinze watermelon yoro yinka umuntu wese icyatekereza n'ijya na siye hapa ni kwetu na sisi ni yetu Nord Kivu ni yetu hatuwezi kubali tena tukwe sawa viongozi wenye wanaendaka cheza mamiziki Kinshasa wanasahau kwao. Chenye tunapaswa fanya ni kusema na charité bien ordonnée commence par soi-même. Tunaanzia kwetu. Tunajenga kwetu. Ndio maana tuko nasema ndashaka mbabazi kibazo. Bone kuna kuwako uongozi haba arega buriya ntimuzirenganye mwibuke ibyo FDLR yazikoreye kandi mwambaye imyenda wamugari kuri president FDLR zarazihara FDLR Tebero imisozi myiza irambitse abantu bose hari indirimbo ivuga ngo urakirera mu mpinga nziza z'amasisi. Iyi ndirimbo mpinga nziza z'amasisi urabona ko maga inka maga oya magashi maga Parekazi. Arega buriya ntimuzirenganye mwibuke ibyo FDLR yazikoreye kandi mwambaye imyenda wamugari kuri president FDLR zarazihara FDLR Tebero
imisozi myiza irambitse abantu bose. Hari indirimbo ivuga ngo urakibera mu mpinga nziza za Masisi. Iyi ndirimbo mpinga nziza za Masisi urabona ko maga inka maga umunyatura yitwazaga icyuma. wari wabona inkiri nasi nka sigira ubwoba zigeze kuri rero inka zaririye FDR izahukamo n'amasasu. izo batemeye haraza cyitse za Rucuro akubita zanyaza inkongo shato magashi na Eugene murakagira inka. Bari bazi ko batemye inka bazirashe cyagitongo ubu bari bazi dore iriya nka buriya rero yarinze urikeneye kwima iriya bayita zirahiga wampaye inka. urabona intare ya Sarambwe ifite tureta tuyanywa ahubwo buri muntu akama yanywa nta muntu uri bugukamire. Yego hano wowe uri dore inka uganye uko bita kuvuruganya. Aya reka tuza zana icyansi umva ngwino hano kado nkwereke. dore icyansi izindi ni Nyamutavu. ndebere Yewe data we FDR ntabwo zari gutuma nkaya mata. FDR we dore amatanda yanyoye uganye uko bita kuvuruganya. Aya reka tuza zana icyansi umva ngwino hano kado nkwereke. dore icyansi izindi ni Nyamutavu. ndebere Yewe data we FDR ntabwo zari gutuma nkaya mata. FDR we dore amatanda yanyoye